mbonye itinze ndagenda mpindura tekinike njya ku muntu wo kwiremba namubwira nturaho aturaho ese hano mukora invitation ati ese ko umusheri yambwiye ngo mumwereke sample by the way igezweho niyihe arambwira ati iyi ngiyi niyiriho aha ntitwayikora ariko iyo uyishimye tuyitumaho ikigali kava zaho aha ntaho biva mu murwa niho ngeneye Yesu aravuze ngo mundindirire iyo kava iva mu murwa niyo nshaka mufashe risk ndamubwira nti noneho myako ngako nyandikira tubirebe mbafashe ndatangira umuryango wa niyo yita Portogene ujya wandika ibyo nkubwiye ntugakora ibyo abandi bakoze dushaka kawe uzibutse Imana kuko njye nakundaga kuririmba namubwira ntitangira wandike indirimbo ya 45 iby'Imana ikora niyo yari titire mu gihe mwe mushyiraho ijambo ndamubwira ntandika umuryango wa niyo yita Portogene uhagarariwe na runaka wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo umutoni Silvire na shiraho utudome ndayibwira ntuze wuzuze ni wowe umugabo uzacana uburaho ngaho enda kujyane turagenda ndakwereka tekinike yindi kabisa uyinyereka datanga nimero ndakubwiye ngo ndakwereka indi tekinike tanga nimero ngeze ku mazina y'umugabo witonde Acishoboye byose iyi Mana yacu urangiza rwa burundu iyi Mana yacu itabesha yikomera amashyi yo kabyara aya mashina y'Imana kugira ngo twakire umukozi w'Imana Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ndumva twakongera tukazamura icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Yambwira abantu ngo mfashijwe ndataha. Naringiye. Amvuze mu izina naringiye. Amen. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yangaruye kuri uyu musozi. Uyu ni umusozi w'amateka ku buzima bwanjye. Ndashimira Imana. Nawubabariyeho mfite umwana wujuje umwaka. Amen. Ariko ndashimira yera ko mugarutseho mfite umunezero umubabaro warahindutse ibyishimo. Hanyuma mbwirira mugenzi wawe ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Amazina yanjye ni Pastor Mutoni Silvire. Amen. Ndi umugenzi ujya mu ijuru. Torero ni Gerugari. Amina. Amen. Aho umuntu agera akaruhuka. Imana ishimwe. Ubundi umuntu hanura bitewe nuko yabaye cyangwa akabyina wa mugani nkuko bimurimo. Ntabwo tujya tubwira umuntu ngo fashwa hari impamvu abahungu babyina kuriya. Nuko hari icyo baba bibutse. Hanyuma iyo byandenze ndega mukagira ngo ntago ndi gufashwa cyangwa ukagira ngo nasuzuguye ahubwo mba ndi gukurura neza y'Imana. Amen. Amen. Hanyuma mbisabire mujya mukunda ijambo nkuko muri gukunda kubyina bizabafasha gukomera mu rugendo. Haleluya. Ndashima Imana ndanezerewe. Hari umuntu ushobora kuba atuye hari hafi y'umurura musigiti azamura ikiganza. Nje ni kera simbyibuka. Hari umuntu waba yaje guterana atuye impande z'ura musigiti hano hepfo hano ku muhanda azamura ikiganza. Haguruka murebe. Wamaze nk'imyaka ingahe? Imyaka 6. Ariko birashoboka. Oya. Icyera cyane mu 2013. 6 ntiyarenze. Nawe ntunze uriya musigiti bawubatse mbinaha ngewe. Mwebwe ntimuwuzi nge ndawuzi. Uhamya ni burebure ntago ndi bubujyemo. Ariko nakuzaniye ijambo rivuga ngo ibyagukubise ntago byitayeho akuka bagusigiye karakora akantu. Amen. Nari nguzaniye ijambo rikubwira ngo biri kugukubita
ntubyiteho ahubwo akuka bagusigiye niko kagiye gukora akawe ako nanjye kasigaye niko kakoze ububone umbariza uti ako kuka urakize mubwire ngo ntabwo mfite akuka nasigaranye oya byaragukubise biraguhondagura biragucucuma ariko hari akuka wasigaranye ako niko nje kukubwira icyo kagiye gukora ndi mu gihe cyo kuvuga Imana nge nabonye apande ya Saduraka iyo yakoze mu gihe cye ndavuga iyo nabonye nge nahuye nayo ndavuga yankuye mu basilamu ndebera icyerekezo kimwe Allahu Akbar Allahu Akbar iyo niyo ndi kuvuga yankuye ubu ndi kuvuga ngo mpande zose urahari mana we kumvira hari hano nkayumva mu Bugesera nkayumva nahangahi waruwaza ntabwo nigeze nyoboza ndahazi neza kibazo amazina y'abantu narayibagiwe kuko ni kera amen ndashimira Imana ndashimira Imana kwige tunyuza mu mashuri yose ukayiga aho ari guhahisha imodoka ugahaha igare naryo ukaribura igare naryo ukagira gute ukaribura ahari abakozi ukajya gutashya ahari abakozi ukajya gutashya kateri kateri urayizi bana cyaco nyabo ubundi rambe utegana ikigambo cya Gatonda nze kugira kiwurire amena haleluya amen ukajya gutashya we ukajya wazi isahane umukozi akakubwira ati maze kurya mabuja isahane ngiyi ariko mana waturenge tamarira iminota akakubwira ati amasaha yageze kandi agiye gukora mu byawe amasaha yageze agasiga isahane iyo tubayeyo mu buryo bwayo iyo tubayeyo dusa nayo iyazuye umwana wayo izatuzurana nayo muri yo ndashimira Imana isahani ushaka ugasigara uyandurura agakubita agakwetuka yose oya mfite ubuhamya nibure ariko ndashimira Imana aho ibayigejeje kora uyu muruho yarawunguye Satani yarwanyije nari nabazaniye umugabo wanjye mwiza Imana yampaye ariko nzamugarukana hano oya nzamuzana mbabwira ukuntu Imana igitabara igakora imirimo n'ibitangaza nabaye kuri uyu musozi mfite umugabo ariko nirwaniriye gira mugenzi wawe ngo wabandi umurekure katabivuze wamana we ariko nge ntabwo nari nafashe bugwate amena ushobora kuba uri kumufata bugwate ariko nge ntabwo nari nafashe bugwate ahubwo nge bari bamfashe bugwate ariko ntabizi ariko ikiri muri twebwe ntabwo kitwemerera guceceka uwari muri jyawe uwari uzi icyo nzabacyo yahoraga arwana nanjye hari ahantu hejuru iriya habaga icyumba cy'amasengesho ntazi ntabwo nzahariho uzamutse gutya ukagenda ku mukingo ngomba mbyibuka gato niho data wa twese yanshakiriye ambwira amabanga hatumva mwana wanjye mujye muhanura mwuzuye umwuka wera takotazenema ubuhanuzi bwubahwe turabubashye bahanuzi arambwira tumva uko ndi kuvugana nawe ndi Imana nzakubakira urugo nzaguha umugabo wawe
ngukuyeho ku ruhu rw'umwana nitwa Uwiteka. Ntarewe nene muvangirwa jewe uhahisha 500,000 ariko we ezampumuga uwo mfite mwebwe ni muri kunanirwa no gukorera Imana mupfundikanya nisasiraga amamiliyoni nk'isiyorosa yandi. Twe twaje kuri uyu musozi dufite amafaranga yacu ariko bitarimo umugisha. Yesu ashimwe. Nahahishaga amafaranga. Abamama ntimukagira ishyari. Ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga akabumuroza. Niryo bya nyuma wiga ugahita ubiki umurozi. Kubagara asabye na gutya bikajyamo wamureba uti nanjye reka mbyigane ntibyakubera uzabyina nabi kandi ubundi nta mukiro ubyina nabi. Nawe rwose nta mukiro ubyina wamubonye he? Imbyina nubwo yabitambika baravuga batayiwe ariko abyina neza. Nta mubyina nabi waramubo ariko ye nta mukino ubyina nabi. Haguruka ukenyeye igitenge nawe haguruka turajya tunyura mu ncamake muhagarare muringaniye. Ibi bitenge byabo biragera hamwe umuntu wese akenyera biteye n'agahinda afite. Uko ibitenge byanyu mu bikenyera ntibireshe umuntu wese akenyera uko bingana hanyuma mfatira mugenzi wawe ikiganza umubwire ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. N'agahinda k'agasirimu kagira gute kabaho uduhinda twose n'uduhinda. Uwambaye superi umugabo ataha bukeye afite agahinda ko muri superi. Uwambaye Londoni umwana aramubwira ati wambyariraga iki jya kuyivomera ubwo se ko sa agahinda mubwire ngo ntunkange nta kagasirimu kabaho twose twitwa uduhinda. Akufite akomfite byose birahurira kuki ku gahinda. Akinzobe zifite ni kwigikara gifite ibintu byose n'uduhinda nta kagasirimu kabaho. Sindabana ugendera mu gahinda ngo arasirimutse ahubwo iyo kagufashe nubwo waba uri umusirimu utangira kwibaza ngo ariko ibi nzabigeza he. Indirimbo mwese nizi amen. Kuri uyu musozi ubundi njye nari mfite umuteto tuvuka turi abana babiri ntabwo nzi ibintu byo kuvunika n'injerekano ntunguye sinayishyira ku mutwe ntabwo nabibasha pe. Hanyuma akajya mbwira Imana ngo uzandinde umugabo uhinga kuko sinzi n'umugozi uko bawutera icyo usaba izakiguha. Nukuri amen. Yesu ashimwe. Ndangije muhura n'umugabo arantwara ndi umwana muto cyane tubana mu buzima negamye nguwe neza ariko mu cyaro hari umuntu uri kurira yandeba mbese akanetesha inzira nkayiyoba. Kubera guteta njye nayiyobaga kubera guteta. Najya guha ntabwo nari nzi ko 5,000 ntabwo nari nzi ko bihaha gusa nakubaza bihaha se ntabwo nari mbizi. Ugukorera umukarane takorera umukarane ntabwo nari nzi ko umuntu udafite imodoka ye yategaga moto ariko ubu ni gare narijya. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo nari nzi ko umwana avuka yiga kurya ukamurombera yabiswe. Mwami Yesu nyibonye rero nkiruka nzi ko barya ibyo mu gikombe utuba ukariko we segaho. Ibi porichi muko hafe porichi nari nzi ko ari ibyo umuntu arya umwana yize kurya yakwigira hejuru nyine ukamukubita porichi wakwigira hejuru ukamuha konferegisi gisi. Haleluya. Sigaho we witonde. Mu myaka mfite n'ibintu mfite ntibihura. Ni uko dupfuye bivuga neza. Oya mu myaka
ntibihura. Njye mvuka ku muhanda w'umukara nagira ngo ndatashye iti ndakwica. Jya mu ishuri wige neza ngo ucure, hari abantu uzakuri rode bare. Ijambo ryavuze ukuntu riravuga ngo asohoka yikorereye uwe musaraba ngo arawujyana ugeze i Nyabihanga ngo mu Ruheburayo bisobanura igorogota. Abantu rero bari kuwukoreza abandi, ukanga umusaraba wawe kuwuheka gutiga rase wikorera. Ikorera kawe, bwira mugenzi wawe ngo umuntu n'agasaraba ke. Umuntu n'agasaraba ke kanjye pe natega igitambaro nkakigira nkajyanisha urukweto n'isakoshi. Aha hantu se urabona byakorohera kuhatura bahasanze abantu bifitiye isambu yabo bahinga, ukabyuka wajyanishije. Baratangira babwira umugabo bati wamubonye, turamugabo ure wawe ni inda. tunasenga ngo turi suko Ibindi tuzabivuga tugarutse. Mu maraso yanjye nkunda ibintu bitatu: kurya neza, kwambara neza, nkaryama heza. Nibyo binkoze, nta nubwo wabinkuramo, ni sudire muri njye. Kurya neza, nkambara neza, nkaryama heza. Ibindi tuwe entre. Twasoma bayidawe. Takotazanema. Lelavo yasi. Ritako. Saime. Shainiki. amen nuko twaturi sayige diva Nuko twapfuye. amen Amen. Umusumi biciye bakabiri simbabwe uko naje ndi gucuruza bivaho numva ntangiye gufashwa na bya bintu by'abarokore njya kwishakira Imana. Ubuhamya ni burebure ma ntabwo bwarangira. wagwaga 500 ngo hahese Akajya ambwira ati hoya babanje kujya bibampa 500. Bukeye Imana ishaka kunkura muri ibyo ndimo, ahatangwaga 500 batangira kumpa 500 yamaze rava. semi sase Ubwo ishuri rirabarera yatangiye 500 se umwana waryaga bya bindi ubwo se biravamo. Nari mfite inka yankamiraga hafi aha haruguru y'umuhanda buraniza kugenda gake ndajya mpareba ndi buhibuke. Ubwo batangira kujya banzanira irobo y'amata se hubwo ibaho niba nayiba yipima simbizi. Batangira kuyagerera umwana. Uwatahaga 12:00 atangira kuza bukeye. Ahategurwaga ibisorori bitana akajya apfundura akareba akongera gupfundikira. Rimwe ntabwira mugenzi wawe ngo nta muntu buri cote. None arangira ati ngwino tujya gusenga. Karabate tujya gusengera kuri ADPR iri hara hakurya. Ibatsinda. Hari ADPR iri hari. Masanga abakobwa babyina nkuko nguko bigirira batya. Ndafashwa ndavuga ni sinzongera gupokerera aha hantu ngiye kujya nibohora ngiye gusenga. Ngezeyo itangira kujya impakuru. Naza namubwira ati ibyo wabikuye he uzongera kujya gusenga. Njya mwigirira ibanga. Kujya muzavuga ibibabuza kujya gusenga. Iwana mugani wa Ubu ntabwo napfa kuvuga byose. Ati ibyo bintu wabikuye he? Nguvuze ngo iki? Ntabwo nti hari umuntu bambwiye. Subira nongera n'inyabya ruguru iriya barambwira ati mwana wanjye nje kukuruhura kandi nkoza agashya. Ntagashya. Bukeye tepa hitaza ati ubu tugiye kubisoza njye nawe. Yarasiga mpfuira no kuri toilette sinajyagayo. Ndabyibuka sinjya mbyibagirwa. Yacakiriye rimwe muri botike ngiye guhaha. Nageraga amahande yese ataramfata. Hafi. Ubundi mu byaha nagiraga ntumbaza icyaha cyo gusambana, ntumbaza ikindi cyaha umbaze kurwana. Aya maboko ntuyabona. Nayaga mpesa ibyuma nkumva ndimo neza. Hanyuma amfatira mu ijosi muri botike. Kamera birabyutse agakiza nifitiye ntungore. Namubwira nti nanjye nahise mucakira gutya. Namubwira nti noneho turwane. Ntiturwane. Arandeba ati uzagwa handi. Namubwira nti ntabwo birangiye. Tugende mu rugo urugi turukinga. Turwanire n'indani tuzakizwa na leta. Mu manuka wana mvirope.
neza ndwegama ubu tugiye kurwana njye nawe arandeba arangije arambwira tuzagwa ahandi arangije arambwira ati ubu rero njye nawe twigabanye cya twigabanyije gisirimu ibintu Imana irimo mwirirwa mu ruhama divorce twe twigabanyije gisirimu tutaranasezeranye akajya ambwira ati terura kiriya ntagifashe ati ko bagiwe na kiriya nacyo nagifashe ati cyose cyo uzagikenera nacyo ndagishaka ati se ati naturiya tubafu ati dufate ntinadufashe ati twara na kiriya umwana wanjye azakireba ntiyego ita mpamagara imodoka itera amataka ndapakira nawe areba ndangije ndamubwira nti bayi ako mwagiye gisirimu oya byahatari nawe ati bayi modoka wakinyamirambo njye niho narerewe ndangije nakoze iki mwana w'isitimoni ane njye niho narerewe mfite ubuhamya burebure n'igitabo ntabwo nakubwira uburyo naraye Yesu we mu muhanda iri kunyigisha ni birebire modoka irapakurura bati bite ni byiza ni nuko bigenze amen ariko nkaba mfite gakondo aho mvuka iyo ngiyo mama ati ntukarure umwana umwe sana uwo mwana nkwereke mama ni muto cyane ni inkumi yaheka nashyiramo ikanzu ukagira ngo niwe wabyaye atangira aranyatsa abwira mugenzi wawe ngo ujye usa neza mukanya ubu barambaza bati imodoka wazanye iri hehe mbabwire ntago ntuzivemo tubagurute umunsi umugabo yayigendanye njye sinayizanye muti ntayangira hasi ndayigura kubera ikigarama abariko azajya mvuga jya ubabwira uti uyu munsi nashatse kugenda gutya jya ubabwira uti ntabwo uyu munsi nayigendanye umushoferi yajyanye mu kinama mbaho mpita nkizwa ndavuga nti ndakijijwe bwira mugenzi wawe ngo ujya wihagararaho kandi ntugasubire inyuma akakuka bagusigiye kagiye gukora akantu mpita nihagararaho muri karagiteri inkozi nanga agasuzuguro iyo mfashe umwanzuro mba ngufasha wahora n'iki abantu barushye niko tumeze iyo mfashe umwanzuro ushobora gusubira inyuma burundu fata umwanzuro ndavuga ngo uhereye aka kanya nintabona umugabo uje kunsaba kandi ngo anywe risike ikomeje sinzaruvamo ndasenga ndakizwa mbijyamo neza niga ishuri ry'ikirokore ndakizwa ya mahane no kurwana biragenda birayoyoka mwuka wera araza tasi haleluya garase ntabwo abyina jewe umugabo mfite namuhawe no gutambira Imana nanjye ubugira komera 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 mu mpano yose Imana yaguhaye hari iki impamvu yayiguhereye nishobora gukora ikosa ryo kuguha ikintu kitazakugirira umumaro nzi kuririmba kubi nzagaruka nkoresha yo kuririmba ndatangira nkajya ndirimba bakayashyira habo ubu ntimugifashwa bahe nkajya bayaguhamwa naririmba bagashyira atangira nkarya ku muhamagaro ukamiraho ntangira kumva uko Imana ivuze amen aho ngeze mbaye nyishimiye magarara ku mwanzuro ngizwa neza ubuhamya ngiye kubuvamo ni burebure ariko ndashimira Imana yuko icyo navuze ko ntazaruvamo ntasabwe ntakowe Yesu we ni ubukwe sigaho muko kandi umva nkongorera akana umva nkongorera akana uzave ku musozi wababariyeho udatabawe nibyo nyavuga kuko nugarukaho bazagira ngo ntago yatabaye ndagenda nigira ishuri muri Sonatibe nkajya ndirije korari ngo baramvuze ngo korari ngo nyivuyemo ntacyo urabona ntabwo ari batarabona vuga nyiri ugukorwamo
abamama bati wibuke ko dufite abatware we ntuturase mu rusengero tugiye gutegura jewe umugabo arampamagaye agahita afata isakoshi ubwo kinubu kabura yisigaranye nkasigara nibaza ntiwabyumvishe ma kinubiba wababwira uti tuzasenga ati umugabo wanjye asigarane nande ati kandi jewe abana banjye ntibamenyereye kurara mu mibu uyasenge ingaragu iraraho igeze ibyo bintu n'ibitanje reka ngere ku kuntu nahise nsenga y'ibisazi ubundi utarasenga y'ubukunguzi ntutaba bariza mugenzi wawe y'ubukunguzi warasenze mumbarize ngo ubundi urayazi hari amasengesho usenga atakureba we hari nayo ukeneye gusenga kureba numva ndarabaye y'ubukunguzi yavuge reka nkure inkweto zikuraho kuko ndahera mu gitondo nyasenga ari bukunguzi ntigitenyaho dufite ubwoba se enda ndayasenga mu gitondo subuye babara uranyica navuga ntiravuze muri korari bahaza umuhanuzi ati ravuze ngo umusambanyi umwe agahita agira ati ibyo byo twabihuriyeho komeza ibindi ayo nawe twahita mvuga mana we ndavuga nti rero ibi bintu ndabona bitari kuvamo nibutse ibindi reka nkore iyindi tekinike yo gusenga y'ubukunguzi namaze kumenya ko Matayo yavuze ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa mushake muzagira gute ngiye gushaka mbone ibyo ari byo byose Matayo ntiyavuga ko tubona ikibi yavuga ko tubona icyiza for best why been for ndavuga nti nibutse ko umwana wacu iyo yasabaga bombo mama yaba yafite yaba atayafite yamuhaga bombo ntireka nkora ibyo wa mwana yakoraga birashoboka ko uhari ibyo utararambirwa iyo burambiwe rasa navuga nti niba yarasiribaga iwabo bahingira ibijumba bakamuha bombo batibutse ko babuze umunyu ndasiriba inyime havenze nanjye nkwereka ndayasiriba ntinashaka ikigabo cyanjye nta bombo nashakaga Bibiliya ivuga ijambo ariko namwitangirira avuga ngo nta kigabo kizabura ikigore ari impamvu yabivuze Imana niswa yafashe nawe ikamubwira ngo bazi nk'ugira myaka yose yajya kwinjiza inyamaswa mu nkuge ikajya ifata ikigore n'ikigabo kuki itajyanye ibigore gusa kuki itajyanye ibigabo nuko yari izi ko izarokoramo ibizagira umumaro ndayasenga ndakuba ndavuga nti ibi nibidakora ndahindura indi tekinike mbonye itinze ndagenda mpindura tekinike njya ku muntu wo kwiremba ndamubwira nturaho aturaho ese hano mukora invitasiyo ati ese ko umusheri yambwiye ngo mumwereke sample by the way igezweho niyihe arambwira ati iyi ngiyi niyiriho aha ntitwayikora ariko iyo uyishimye tuyitumaho ikigali kava zaho aha ntaho biva mu murwa niho ngeneye Yesu aravuze ngo mundindirire iyo kava iva mu murwa niyo nshaka ufashe risk ndamubwira nti noneho myako ngako nyandikira tubirebe mbafashe ndatangira umuryango wa niyo yita protogene ujya wandika ibyo nkubwiye ntugakora ibyo abandi bakoze dushaka kawe uzibutse Imana kuko njye nakundaga kuririmba
Imana ikora niyo yari titire mu gihe mwe mushyiraho ijambo. Ndamubwira ntandi ku muryango wa niyo yita Protogene uhagarariwe na runaka wishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Umutoni Sylvie na shiraho utudome ndayibwira tuze wuzuze niwe wuzuze umugabo uzacana enda kujyane turagenda ndakwereka tekinike yindi kabisu yinyereka datanga nimero ndakubwiye ngo ndakwereka indi tekinike tanga nimero ngeze ku mazina y'umugabo witonde mbakizeho utudomo ndayibwira nti ngwino umwandikeho niwe umuzi umukobwa uzabyara Imana iramuzi abana bari mu nda yawe irabazi umugabo uzagushakira muzi akazi uzakorera akazi topera nubwo itaraza ngo ikakwereke ariko irakazi ndayibwira nti manuka wuzuza ndandika ntigusaba no gukwa ni Nyamata kuko nari nahababariye moto yarinjiraga ndi muri ghetto batibwo azajya ikigabo ndavuga nti sinzahava ntatabawe waruraza we kinyinya na masi oya ntawahava uziri kuzunguruka umunsi bwire niko nabigenje niriwe nzunguruka ku munsi w'ubukwe ntigusaba no gukwa ni Nyamata mu Bugesera gusezerana ni Bugesera nasezeranye mu niko simwumva ni hano fani yavuze ngo umuhanuzi n'umuhanuzi sezerana mu rusengero ngize nte nyoboye ndangije ndavuga nti ha ndiyaranja nte ngogere Sonatibe ko nahababariye ngire noneho mitamvetation mitakubitaho iresebusiyo izabera I Kigali Sonatibe mu gikari cya Equity munsi y'amafaranga ariko ntuzajye kure y'amafaranga umwaka nari kuzawukira torera hafi yaho ibintu biri ni wicarana n'umuntu wari udafite inoti ujye umubwira uti wihangane kuri mutamfata cyamwaretse ngasoma ijambo ngataha we amen manze ndebe iminota haleluya tuzagaruka itamfata ndangije invitation ndayijyana mbona ntihagije mbwira umuntu wo mwirembo nti hari umuntu uherutse gusohora bije ahangaha ihenze itari munsi ntumbwire ya miliyoni imwe ahubwo usamuke arambwira ati hano hari umukobwa uherutse kuza kuyikoresha ya miliyoni 8 tongeraho ebyiri bibi 10 turayisohora yo ni risike pe arayimereza ndishyura simfite invitation yanjye simfite na bije y'ubukwe ibikemera mu gusaba no kurya ibintu byose jya kumusayirwa ufite impeta hana we ibintu bitagusara ufite impeta ati ndazifite impeta 3 nibuka ko bavuze ko hari fiançailles ibanze mbanguze fiançailles mbanguze ya mariage ngura niyo umugabo ntazi urutoki rwe ndavuga nti uziyeranje ntago bindora uzajyemo Bibiliya ivuga ijambo rikomeye iravuga ngo niyo kidahari irakireba ntabwo ari njye wabyanze mba ndaziguze bwira mugenzi wanjye utarasara ntibikora umusazi wasaze cyane niwe bashungeye naho umusazi ugitoragura agashashi akagira atya wose baramureba uwabikenyeye ukabyitera niwe bareba mu muhanda mba ndasaze byeruye mba ndabitwaye neza ndabijyana akanyarira ndayibwira ntinje kuvugana nawe ntiwavuze ijambo rikomeye ngo ufite iki ngo mperewe biruzuye ariko musega mute uyu mugore mureba iyo nitaye ku kintu nkagisengera niko bigenda kandi sindaza nsenga mfite ibimenyetso urashaka gutwita uracyambaye ikanzu yo kuri tani famuri taye shyiramo mariniyeri urashaka umugabo urakiyarose ishuka n'ikuvurori hamana ubwo bushyuhe
uraguhagije va ku gitanda we uryame hasi uyibwire ngo kirashasha sinzagisubiraho zana Karora aryama Shamwaretse tugataha. Amen. Iga gusenga n'ibimenyetso wito. Iga gusenga n'ibimenyetso. Ni risk. Ni mu butayu nuzura umwuka wera. Numva umuhanuzi aturutse mu kirere. Atumva mwana wanjye uko mvugana. Ariko jewe nari narasabye ikimenyetso. Usaba ikihe kimenyetso? Nabwiye Imana ngo Mana none iyo umuntu ari ahantu hagaragara abantu bose baba bamushaka ni benshi uwareba guko mbyina uwareba guko mpanura aturiya muntu reka tuba dufite ibimenyetso ndabwira Imana ndayibwira ntu rero ndashaka mu bimenyetso bitatu umusore uzanereta azaba ari we ukora icyo ngicyo muri ibyo navuze kandi naza nzamenya ko ari we ndayibwira ndi kandi ntujye ukora ikintu ujye ushyiramo Imana imbere ndayibwira nti cyambere musaba uzaza kundereta azangurira urukweto ruvuga iki bivuga butumwa nese urukweto nawe ngo kuko ntambara ingofero azaza n'igitambaro kuko ndi umuheburayo kazi bifunga muri ya mvirope ndayibwira nti umusore utazankorera icyo kintu azigendere n'ubundi mwivuga butumwa azaba atakigikira ndashimira Kristo ko akigikira haleluya hanyuma ndi mwikanyarira Mana nambwira ngo gusenga nakumvishe ndayibwira nti ngewe cyaka ubukwe mu kwa 12 nsoza umwaka nzasoza umwaka ntakiri jyenyine ubwo nabivugaga ndi mu kwa 9 naho wowe yavuganye nawe ibonye igeze muri iki gihe yarabeshye ubwirwa n'iki kutaza mu gitondo nabivuze turi mu kwa 9 nibwo nari ndikanyarira iwacu ku cicaro babateguye igiterane kumbe ngiye guhura na tipe mugenzi wawe ngo birakora naho ho yarari gukorera baba bamukubise ikiruhuko ariko nanashizemo nteba murayizi ivuga ngo sinshaka umugabo utarize kuko sinize yitaye ko nabyaye n'intebe yongiye ikibazo cyawe urireba utubuse nakwemerwa nanda tuwamu umufundi kandi nawe ubwawe urisecyu vesiga jewe iteze intambwe uri umufundi utazashaka umuyede nimugira kugikora imwe mugahanuka garawa nkuya ha ngataha wanyishe kimwe ndavuga ni ndashaka umutipe wiza we nibazajya bavuga ikintu kikananira mubwire nti ngwe nukoresha yawe nanjye ndakoresha yanjye sibyo rati y'abantu kandi utarize simwemera amashuri yanjye ntuyambaze kubera impamvu z'umutekano nicyo nkeneye nanyishe mbishyiraho nawe baba bamukubise ikiruhuko tuba tugeze mu kwezi kwa 10 igiterane mu matariki 15 mbagiye mu giterane yewe jya kukwigisha kwambara inkweto ndende urimo kuneza satani sinahoze arya na yaratara oya rwose ngenda ibintu byo kugenda mu gakweto oya mbari inkweto ego nga tangira ushiramo agakweto we kandi apana gutwara isakoshi nk'utabara umuntu byayobaye yitwara twara isakoshi utuje uguwe neza jya wiyaranja reka mbabwire aka kantu tukumve ducecetse ubwawe urabizi kuri mubi ubu rero no gushaka ikintu kigaragaza kuri mwiza urusengero nasengeragamo nabonaga ari ngewe basigaye noneho nanjye nkakora agashya kabarangaza bakabona ko ndi igitangaza nzagaruka nabibakoreye ubundi ntega ibitambaro bihwanye n'imyenda nambaye amabara nambaye iki gitenge cy'uyu mudamu kirimo umutuku kirimo umuhondo kirimo umukara kirimo umweru
ubwo ndatega umukara ntega umutuku ntega umuhondo ntega icyatsi kabisa njya nkubona bose bize nimpinguka muri uriya muryango usanga nta wundi dusa ibitambaro byanjye nabyo bikubaho bashyiramo uzi kurinde mana we hakabyina abantu bose bakihagarara bakifata gutya bakareba ibitambaro bakareba uko nambaye akabona ndi umusirimu nanjye natunguka agakweto nkiyeranje akagakubita ukagira ute imana rero reka mbabwire mujye muririmba neza aho kugira ngo wirye hanze ujye wirya uri mu nzu y'imana igwe 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 haleluya hanze urirya ntawe ukureba ariko iyo wiriye imbere y'uyu mugabo aravuga ati uyu mukobwa wa uyu muhungu wa man arakureba akavuga ngo gwi agahita gupangira imana igiye kuntabara bahita bamutoranya nawe baramubwira ngo muri iki giterane ni wowe uri bukore ku mazi y'abashumba ni wowe ujya uha icyo kunywa ni wowe uzajya utwaza iki abashumba wibuke ko nanjye ndi umushumba oya uri umushumba mama nagera hariya akantwaza isakoshi akantwara akajya kunyicaza mu byubahiro by'abashumba kandi uwo niwe uzanshaka ntabizi bavuga amazi akampereza iki gicumba mugiye kujya mu cyubahwe sha nicaye umwuka aranterura aneruye ntabwo nari nzi ko ari kumbi nawe afite kofi irimo icyo yandikiye imana ayibwira ati ndashaka umukobwa w'umuhanuzi ndashaka umuntu uzi gutambira imana nkurikije amateka yabaye muri iki gihugu wenda azajya abyina nseke aha nanjye mba ngiye mu mwuka ndamubwira nti mpikofi iri mu rupapuro imana iravuze ngo nkajya gusoma ruri mu ikofi bwira mugenzi wawe ngo shaka iyerekwa rerekwa iyerekwa rizima nkajya mubwira nti iravuze ngo wasabye umukobwa uhimbaza usaba gutya ndarusoma arangije arikanga naho ni wowe kumbi nanjye sinzi ko ari iki ngo duhanurire abadutereta uzahanurira n'uzakujyana n'utabizi noneho aba aritegereje arangije arambwira ati uretse gutaha yari afite telefone nini y'akazi bayita tabuleti arabimenye ntabwo wabana n'umuntu wasomye ngo unanirwe gusoma arambwira ati bimfashe manza njyana abashumba mu modoka ndaje nisawa bifata njya nari ndi mu mwuka ntabwo nari nzi ibyo ari byo arambwira ati Imana iguha umugisha nasanze uri umuhanuzi urimo neza ariko ejo nzasubira mu kazi nzakoherereza ituro ryo gushyigikira amavuta nkagiye mushyigikira amavuta we ntibakica amavuta nibafashwa bati dukunda garase bajya bakanda akanyenyeri amavuta bikomeza arangije arambwira ati ndagiye ageze mu kazi 2016 mu matariki ya nyuma nakoze ubukwe 2017 ubwo tugeze mu kwa 11 arambwira ati rero iyo mba mpari mba nkujyanye mu mujyi nkakugura urukweto rwiza ariko si mpari mwoherereje amafaranga uzagura urukweto kandi rwiza rumwe ibaze muri iyo myaka 30,000 by'urukweto rumwe rw'umudamu badasobanutse kandi rumwe ntugure nyinshi ijwi ritaribwira ngo ikimenyetso wasabye nukibonye umugabo n'uwo bayikomeye amashyi sigaho kwiteretera Imana ifite guteretana abantu bayo mitanyibwira ntiko ubimbwiye wazabibwirwa nande ko ndi umunyarwandakazi ntazatereta icyo nicyo kibazo mwana ndavuga niko wabivuze ko bimbwiye akaba atagira iyerekwa n'iryo mfite arabibwirwa nande ni ikibazo gikomeye ni risike irambwira ngo ndi Imana ibindi nzabivuga ngarutse aya tuzagaruka reka tujye mu ijambo ry'Imana tubyaranye kangahe nguwe neza
ndanezerewe amfasha mu ivugabutumwa nk'uko nabisabye. Sinzi amarira, sinzi umubabaro. Ubu bambwiye ngo intumye muri Kenya, nahita mubwira ikibazo nagera nuko ibyangombwa naba nabisize. Nahita mubwira nti iravuze ngo ngende muri Kenya, nkahita ngenda. Natugenda amahoro umugore mwiza ntacaka. Nguwe neza. Nzagaruka mbabwira ukuntu nasenze Imana ikabintuje. Nanjye ntazi ibyari byo. Mbese iyi Mana tuvuga twarayibonye. Nikojejeje bundi muri Bugande mvuze Imana baba bankubise inka. Nyamara izo bambwiye mu bukwe ntazo bampaye. Ejo bundi Imana yampaye inka nziza. Nzaza mbabwira Imana, mbabwira ukuntu umuntu asenga agahamagara ibintu biri kure bikamwitama. Dusenga dute? Dusoma ijambo ry'Imana naryo turarigira. Riri muri Luka ibice byaho 10 umurongo waho wa 30. Amen. Ariko wibuke ko turi ku ijambo rivuga ngo akuka bagusigiye kagiye gukora akantu. Ntabwo nsobanura byinshi, nzaza tuvuga Imana. Haranditse ngo Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga, yego namwe ndi kwanditse, wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendeza, bamusiga ashigaje hato ngo apfe. Nganarekeye aho, nubishaka uzabisanga aho ngaho muri Luka. Sinjye uzabisoza na Yesu yagiye atabirangije, aravuga ngo mbasize nk'ipfubye mbasigiye Mwuka Wera. None ngiye mutoni nike nzabisoza. Yaravuze ngo simbi mbasigiye Mwuka Wera, nanjye ababemo. Baramukubita bamusiga asigaje gato ngo apfe. Ako gato basigaje ngo upfe kagiye gukora akantu. Ibyagukubise wenda n'urushako, wenda n'urubyaro, wenda n'ubukode, wenda n'ubushomeri. Ibyagukubise ntabwo mbyitayeho. Icyo nitayeho nuko byagusize ushigaje gato upfe. Haguruka uri ku nguni.